Don't lose yourself, I'll give you every treasure. Never mind the killer, stay tuned on your goal. Stay tuned on your goal. And you define me the way. Never go step away. Right, like, nari mfite projet n'umuntu twakoranaga bitagenze neza biza kuba ngombwa ko izo projet bazisiba kuri net ariko I keep going ndakomeza nkagenda zakoze ama competition ndanayatsinda thank God so ayahe natsindiye Isango talent promotion AKAYABO k'amafaranga rwose ashimishije reka sha so wayaririye ewana nistu I was a bad criminal. Oh, when they clean, I'm a queen, I'm a diva, I'm so proud I am a baby. Talent. Mureke kwi-exposinga. Like, ntago ari byo bimataringa. Hari ukuntu barimo baragenda. Gufunga butu gikomando anyway. Cyane. Hanyuma mbwirira abafite amafaranga. Aha, abafite amafaranga namwe mugabanye kutwiryaho. That's the thing, mugabanye kutwiryaho my friends. Gusa wenda muba mwaranabikoreye, it's true. Muba mugomba kugendera namwe kuri agenda. Yo, iyi ni Waka podcast nongere mbahe ikaze kuri Waka podcast nanababwira ko uyu munsi ni vibe kuri vibe ngize gutya mpura n'umwana w'umukobwa ufite vibe zirenze iyi podcast nkuko nabibabwiye nzajya mbereka ama talent kuko hano dufite uburyo turi codingamo ibintu bikaza bimeze neza ku buryo ushobora kureba umuntu ukareba n'ibyo afite akaguha ibyo afite ukabyumva ukamenya kumutandukanya n'abandi. Podcast ni wabo w'abahanzi. Uyu munsi mpuye n'umuntu ama vibe ni mushiki wanjye ni muto kuri njyewe no muhanzi ubona ko arimo gutangira career yiwe ariko ndagira ngo namwe mbumvishe ku bintu mpuye nabyo noneho tunamuganirizeho gato yakubera ko mufatishije ari mu zindi gahunda ariko numvisha ibintu ndamubwira ati no gera kuri Waka podcast abantu bakubone babone iyi talent ubishoboye kuyisapotinga naho muzahurira n'ibihangano byiwe nagira ngo mbereke zahabu duhishiwe abanyarwanda rasta. Let's a bit on the beat. Yeah, I'm a rasta kumutima. Don't worry, baby, cause you got me, I'm a diva. Stay focused, good and you made them, I'm a tricker. Don't you ever stay back, even in the midnight. Don't lose yourself, I'll give you every treasure. Never mind the killer, stay tuned on your goal. Stay tuned on your goal. And you define me the way. Never go step away. If you decide to stay, don't you run away. For me, I'm burning. Yeah, give me five. Umva njyewe nakunze ijwi ryawe nkunda uburyo uririmbamo na vibe mbese kuri njyewe wandashe bya hatari kubona umuntu muto muri iki gihe ufite talent nk'iyi ngiyi ni ibintu birenze uvuye ku Nyundo nawe wapi gusa thank you so much for the compliment. Nta kubeshye ibi bintu bire encouraging cyane. Level yose waba uriho iyo umuntu akubwiye ngo keep going biba ari byiza cyane nawe kuko ukomeza kugenda true. None se wowe kuri yo tara yawe ufite ubundi hari waguca intege hari uwo wari wahura nawe akaguca intege kubera ko urumva umuntu wese ukubashije kukumva ni ikintu afite kuvuga ni just wow. Okay, ikintu cyo gine cyabashije kunca intege ni ikintu cyitwa ikofi. Yeah, that's the only thing. Ariko icyangombwa uragifite kandi kizazana ikofi. Ewana. Trust me, icyo ufite muri wowe kizazana ikofi. Ni nayo mpamvu mvuze ngo aka kanya ngo uhamagare uze hano abantu badukurikira kuri Waka podcast babashe kukubona
bumve na vibe yawe Yeah. kubera ko exposure ni ikintu cyiza cyane. Yeah. Uri kubyumva hari abantu bashobora kubona kuri iyi podcast bakabwirana bagahana amakuru twabonye talent we never know ushobora guhura n'umuntu wo muri sona agatavuga ati That would be a wow. Yeah, because you deserving kubona support kubera ko ufite talent irenze. So biraturuka hehe rero? Okay, so biraturuka muri njyewe, deep down muri njyewe kabisa. Abantu bose ndagira ngo mbamenyeshe ko vibe yanjye iri nature. Yeah. Like nature, true nature. Yeah. Kandi nyine like ndabikunda cyane. Umuziki ni ikintu nkunda cyane, ni ikintu nahoze nkora. It's been like nk'imyaka igeze kuri 6. Nkora umuziki ncecetse gake kuri rate yanjye. Burya nubona umuntu ari kugenda kuri rate y'aba miss, don't try to follow up. Wimukurikira kubera ko ntabwo uzi ukuntu rate yiwe agendaho yayirepese, nimba yarayirepese nk'inshuro 100 kugira ngo abashe kugenda kuri yagenda. Mu Kinyarwanda bavuga ngo wigana ingendo y'undi arajagajaga. Ibyo ngibyo uvuze. Kabisa. Nyine uvuze imyaka 5 ingahe 6 ukora music. Hari zo wabashije kugeza hanze? Nabashije gukora indirimbo nyinshi, wenda bitewe n'ibibazo byagiye bibamo hari zitabasha kugaragara kuri YouTube no kuri social network. Gusa muri sto mfite indirimbo nyinshi cyane zikiri gukorwa n'izarangiye n'izigize kujya hanze gatoya, ariko kubera ibindi bibazo zongera zivaho. Wabitubwiraho gatoya? Ntago ari ibintu birebire cyane. Ni birebire kubera ko byabujije music gusohoka. Anyway, tubwire. Actually byabujije project z'imyaka 6 kugira ngo zigeraho zigera. Right, like nari mfite project n'umuntu twakoranaga bitagenze neza, biza kuba ngombwa ko izo project bazisiba kuri net, ariko I keep going, ndakomeza nkagenda. So nyuma yaho byaje kuba ngombwa ko njya no hanze ndagaruka, ariko ubu ngubu ewana ndi tayari. Ubu ngubu waje kuduha, ngiye kubahereza imiziki bibarenge. Ewana, I'm going to give you the best of me. Ewana, munyitegure. Icyo nicyo dutegereje. I can't wait kabisa kubera ko ariko numvise n'ubundi ijwi ryawe mfite ahantu ndizi simbizi, ariko numvise ijwi ryawe hari ikintu riri kumbwira. Ibintu byose narabikoze, narabigerageje. Gusa ubu ngubu nabashije kudefining icyo nshaka mu mutwe wanjye. Wenda nakoze amaparody, nakoze covers, nakoze indirimbo zanjye n'ibindi bintu byinshi bitandukanye. Nakoze ama competition ndanayatsinda, thank God. Ayahe? Natsindiye Isango Talent Promotion. AKAYABO k'amafaranga rwose ashimishije. Rekasha. So wayaririye ewana ni stu ewana ntago nzi cyangwa uracyayabitse. Subwo yaba gihari. So yakoresheje iki? Nakoresheje projet, umwitegure projet zigiye kuza. I'm telling you. Isango tuye big up. Baradufashije kubera ko nibi talent igiye kujya hanze biturutse muri iyo competition. Urumva ni uruhare rwiza kuri Isango, twabashimira kandi n'abandi bakomeza gukora ibintu nk'ibyo ngibyo. So waratsinze, amafaranga wavanyemo uri kudutegurira projet. Projet nziza kabisa zigiye kuzaza. Mfitemo projet yitwa Flex, mfitemo projet yitwa Depression, mfitemo projet nyinshi cyane kabisa, nyinshi ku buryo like you guys muzanyumva mundambirwe, mwongere mu ntabwo twakurambira kandi munankunde at the same time. But mbateganyirije ibintu byiza, I'm telling you. So tubwira amazina ukoresha ko twahise twinjira in deep, amazina ukoresha yawe, ya stage, ya platforms zawe. Anyway, Instagram yawe abantu bari kuyibona hano ku ruhande. Tubwire. Cool. Na YouTube turaza gushyira link hasi ku buryo abantu bashobora kujoininga. Ku bantu banzi biri deep bakunda kunyita kabebe, ariko maje gusaza, maje gukura. Mugerageze iryo zina mu muriretse. So nitwa BERN. Iryo niryo zina ry'ubuhanzi nkoresha ku ma social network, ma social platforms zose niryo nkoresha BERN.
kuri Instagram ho hiyongeraho BERN 250. So like if you guys want to show up, if you guys want to follow me, kuri Instagram ni plus desa 50 ariko ahandi hose ni BERN. Yeah. BERN BERN Y. Yeah. That's Voilà. my name. Ikaze njyewe nakubwiye ngo I can't wait kuri iyo music yawe, ariko noneho nk'umuntu wabikoze mbere ukagira izindi mbogamizi zituma kurumva ni imyaka 6. Yeah. Iyo myaka 6 ibyo wakozemo ntibisohoke, birakubabaza cyane cyangwa ni minerval? No. Actually, byambereye isomo. Byakubereye nka school fees. Byambereye isomo ry'urugendo. Ayo waspendinzemo ni nka school fees. Yeah. Nanjye niko mbifata kugira ngo ntaregreta ibi uragiye. Yeah. Firebone uraduha kandi ka vibe? Nshaka kwahiza kandi ka vibe kabisa. Ndashaka uze kuduha ka vibe katari muri beat kugira ngo duhereze nko kuri vibe y'indirimbo yawe. Yeah. Akapera uri kubyumva wisanzure noneho. Yeah. Noneho wenda beat turaza kwisezereramo. Twajya ahubwo. Yeah. No. Wagiye ahubwo. Nje nagiye. Yeah. Fixed on my body, niwigeze umfata nk'ikigwari, abandi banyita amacari, swings arangiza nk'umusazi. Flex on my body, wangiza umwari unshyira mu gikari, ubundi wanted to be wifey, and you got me, yeah you got me baby. Watumye mpindura izina, I was a bad mad criminal. Oh, when they clean, I'm a queen, I'm a diva, I'm so proud, I am a baby. Whoa. My life was like cinema. If you were shit in a kitchen, want my address on my knees and not spending all your money on me, baby. Wow. Reka kanaga sample ndamufatiranye nzamugarura, twateguye ikiganiro kinini cyane. Ariko njyewe nishimiye kubona kandi ndakwifuriza kugrowinga mu buryo bwihuse. Thank you so kandi much. Ndumva ko iyo myaka 6 ni urugendo rwakwigishije byinshi, numva ko bizakubera ni experience, ibundi experience nicyo bivuga. Yeah. Nicyo bivuga. So nk'umuhanzi uri gutangira, wowe wagize amahirwe gutsindira competition, ariko hari abandi bagenzi bawe nawe ujye uhura nabo bafite amatalent batageze chance yo gutsindira iyo competition. Yeah. Nagira ngo uganirize abanyarwanda kubera ko muri iki gihe dufite amatara menshi ariko abantu barabura support. Yeah. Ni iki wabwira abanyarwanda kubijyanye n'impano tugifite zikirimo zirazamuka, ziri kugorwa no kugera mu studio, ziri kugorwa no gukora ibintu ko zabihanze? Yeah. Okay, so nje ikintu nabwira abanyarwandakazi, you guys mufite talent, mureke kwi-exposinga, like ntago ari byo bimataringa. Hari ukuntu barimo baragenda babigira ibintu biri desorganize. I'm sorry to say that, but mureke kwi-exposinga yourself cyane. Ikindi iyi journey ni ndende cyane, iri deep down. So you gotta have to be strong, ladies. You gotta have to be strong, gentlemen. So ikintu cyambere nabwira mukomere cyane, nimba ari ibintu mukunze koko bizakunda. Nanjye wenda ntabwo navuga ko byari byakunda, but mugomba gukomeza kugira hope. Mukomeze mwizere yuko bizakunda, icyo kintu cyonyine kizabafasha. So then abantu bafite talent, nanone ikintu nababwira, ntimurekure, dukomeze nyine tubikore, ariko nanone tutabigize ibintu biri desorganize. Niko navuga, niko kuntu nabasha kubivuga, kugira plan y'uburyo bwo gukora ibintu. And then ikindi kintu nababwiye ngo genda kuri race yawe, reka gusiganwa n'ibintu bitari gusiganwa nawe. So genda kuri race yawe, nimba wihuta wihute, nimba ugenda gahoro ugende gahoro, kandi be calm. Ntutekereze yuko ukuntu ugenda nimba bigenda gahoro cyangwa byihuta cyane ari ikibazo cyangwa se ari igisubizo cyane. So bigendeshe gake, biri kuza, birimo biraza already. N'ubundi muziki nyarwanda birimo biraza. So disappointment ni nyinshi mu rugendo, ariko
keep going guys. Keep going. Yeah. Gufunga butu gikomando anyway. Cyane. Hanyuma mbwirira abafite amafaranga. Abafite amafaranga namwe mugabanye kutwiryaho. That's the thing, mugabanye kutwiryaho my friends. Gusa wenda muba mwaranabikoreye, it's true. Muba mugomba kugendera namwe kuri agenda yanyu. Ntago twabihakana. No, ariko nk'iyo umuntu akubonye nka gutya akabona ibintu ufite, uri company? No, really? Yeah, uri business. Uri business, reka ne kuvuga ngo uri company, kamwe ngo uri business. Oh, wow. Uri kubyumva? So it's not like begging. Yeah. Uri kubyumva? Nukubabwira this is a business. Yeah. Mukanguke. Yeah. Uri kubyumva? Ku kibazo dufite hari abantu benshi batinya kwinjira muri industry yacu ya music kubera ko wenda abona ngo kana kagiyemo ntibyagenda neza, kana kagiyemo ntibyagenda neza, ariko hari uburyo ushobora kwicara uga plan yawe nk'ibyo wari kuvuga ati mureke ibintu biri disorder, mureke ibintu byakavuyo, ukavuga uti uyu ngubu byapfiriye hangangiye byano byakora. Ukubyumva kuko nawe niba ubibona nk'umu young artist urabona ko muri industry yacu harimo hope irimo, harimo business nini. Yeah. Talk to those people with money, by inviting kuza gukora business. Good. Ahubwo ntabwo nabyumvishe neza. Yeah. So the thing is muri industry ya music ni industry big, abanyarwanda n'abanyarwandakazi bamaze kumenya gukora ibintu bizima, ibintu bishobora ku attracting abantu, bishobora kujya kuri international level. So guys, nimba mushobora kuinvestisa amafaranga muri music, I can assure you it's a deal which never fail. Sure. Kabisa umuziki nyarwanda uri kugenda kuri rate idashobora gusubira inyuma. Ni rate idashobora gusubira inyuma, I'm telling you. Kabisa even urebye n'impano zonyine dufite byonyine birahagije. Nicyo kintu ubundi kinatera umujinya. Yeah. Kubyumva. Impano zirahari, ahubwo ikintu kiri kubura wa mugani ni ibishoro. So abantu bafite ibishoro, please meza n'amafaranga dukore. You are welcome. Kabisa nibaze dukore aho kugira ngo mujye guteza imbere izo hot dogs n'ibindi bintu tutazi ibyari byo. Guys, muze muteze imbere impano zo mu Rwanda, impano ziwanyu, or maybe impano z'abantu mwumva bashoboye. Yeah. Icyo ni ikintu gikomeye usorejeho, ni nacyo gituma abantu benshi bataba successful iyo bashoye amafaranga mu muziki, kubera ko akenshi usanga benshi ajya guselectinga abahanzi akagendera ku marangamutima, ntagendere kuri business. Njye narabibonye kenshi, woga ukamera nkaho urimo kudating umukobwa mwiza muzasohokana kandi uri gushaka talent muzakorana business. Uri kubyumva? Cyangwa urashaka umuntu ngo nukubera ko ubona ko nyine muzagenda mugatwika n'ibiki, ariko ntago uri kureba business tuzakorana ni iyi. Uyu muhanzi wanjye binashoboye gukora ni ibi, aho nzamugeza ibyo mubonamo azabikora. Ni ikibazo gikomeye abantu benshi baza muri business ya music batajya batekerezaho cyane. N'abantu bumva ko ibyo badutegerejemo tudashobora kubikora. Guys, mwumve ko twabishobora. BERN, uracyari muto. Thank you. Ngiye gusoza kugira ngo dusoze nagufatiranya nkuko nabivuze, ariko imiririmbire yawe uriyandikira mbere ya byose. Cyane. Ko lyrics zawe zampaye. Thank you so much. Lyrics zawe zampaye, nayo mpamvu bajya batubwira ati turashaje. Ufite lyrics za mama yake z'uyu munsi kabisa, z'uyu munsi. Cyane ni za future ndazifite. Yeah. Ewana nkeneye kuzanyandikira wande ukansazura kabisa nkava muri umuhungu wanjye arambwiye ati ariko papa munakubwiye ngo uririmba indirimbo yitwa Ifoto bayirimba gute. Mitamubwira ibintu ntari kwibuka itavuga ngo ariko papa nawe kabisa nta kigenda. Mwene so wabikora gute ngo ngene ndavuga ngo ahantu sha umari ifoto. Ntabwo yakubeshye. Nanjye ubahanda shaka warya ifoto. Yo ubu melodies nari nazanyemo ziri compliqué n'ibiki byose yesa bikubana zero. Ariko nashaka kubwira ko lyrics zawe ziraryoshye kandi zijyanye n'igihe, urumva? Ni ibintu ngewe byampaye kabisa, ni ibintu byampaye kandi nkwifuriza gutera imbere, urumva? Gukomeza gutera imbere. Ko ikintu ngiye kubaza, waririmbye muri korali wagize gute? Ni acapella just mu rugo? Yewe ntago nigize ndirimba muri korali, ntago byigize bimbaho, nta na korali nigize byibuza nagira ngimbwire ngo waje tukakumvisha ibyari byo.
so byarizanye gutyo gusa kera nakundaga kumva tuziki nyine then niba abantu batabizi wenda comedian ku rwego rwo kwigana abantu so niganaga abandi baririmbyi this time nibwo nshobora kumenya yuko nshobora kwigana abandi bantu nawe nkaba nakwigana ariko numbaze kubikora nonaha ubutaha ntabwo uzakubwira njyewe nzakubwira wigane Jarul cyangwa DMX nibwo uzabumaye neza nabyo nzabikora so ndagushimira cyane kuba waje mu kiganiro nubwo nagufatiranye uri mu bindi bintu ariko numva tuzagira umwanya wo kongera kwicara tukaganira fresh so project yawe turayitegereje cyane platform z'aba abantu bari kuzibona hano bakomeze bakujoining bakomeze bategereze nkuko nanjye ntegereje Fireborn is coming blessing thank you so much iyi ni Waka podcast rero nkuko nabibabwiye ndamushimiye mushiki wanjye kandi nkaba numva ko ni byiza ko kuri iyi podcast tuzatureba ama talent arenze tuzatubona abahanzi barenze apana abo bandi barimo kuvugwa kuri social media cyangwa se no hirya no hino hari talent ziba zirenze zahabu cyangwa se diama kuyigeraho ubundi ntago biba byoroshye ugomba kugera kuri Waka podcast ngiye nkakwereka diama noneho igashininga blessing